Yohani Patimo ntabwo yari agiye gusura iki kirwa, ntabwo yari ari mu gihe cy'ubukerarugendo. Yohana ntabwo yari agiye kureba ibyiza biri ku iki kirwa, ntabyo. Iki kirwa cyajugunywagaho ibivume. Uvunagura azamukiye imbere yawe ngo rinde inzira zawe, komera ku gihome, kenyera ukomeze. Reka twongere tubasuhuze inshuti mudukurikiye muherereye mu mpande zitandukanye z'isi. Nk'uko mumaze kubimenyera ni Revick TV. Uyu munsi twagarutse muri bya biganiro byacu mumaze kutumenyeraho, ibiganiro byuje inyigisho nyinshi, byuje ubutumwa bwinshi bwagiraho bukuru umuntu naho bumugeza. Nkuko rero bisanzwe ntabwo mba ndi njyenyine, tuba tubafitiye umutumirwa buri uko duhuye. Ngira ngo imbere ya screen zanyu murabona umutumirwa udasanzwe, ngira ngo tuze gutangira tubibwira, hanyuma aze kutuganirira byinshi Imana imushyize ku mutima byo kubwira abari ku isi mu mpande zitandukanye. Twizeye ko mudukurikiye muri benshi, kandi wowe udukurikiye aho uherereye hose nakubwira ngo nimba utarakora subscribe wayikora none kugira ngo ibiganiro byacu dukora bijye bikugeraho mu ba mbere kandi ntakagire na kimwe kigucika. Rero ntabatindiye, mufite amatsiko ndabizi, muribaza ninde turi kumwe, ninde ugiye kutuganiriza uyu munsi wa none. Reka rero ntabatindiye mureke atwibwire kugira ngo tuze kubana tuziranye. Ni karibu umutumirwa wacu, mwatangira mwibwira abadukurikiye. Yego Stare. Amazina yanjye nitwa Tuyizere Eric. Ndi umukristo wa ADPR paruwase ya Kamembe mu itorero rya Beteli, aho abantu benshi bakunze kumenya cyane ku izina ryitwa Burunga. Mu Burunga ngira ngo abantu barahazi cyane ku bari mu karere ka Rusizi. Uyu munsi niho twanyarukiye kugira ngo tuganire n'uyu mwene data, kuko afite byinshi abwira abantu, afite impuguro, afite ijambo ry'Imana mu mutima we. Rero ndabarikira kuza kubana natwe uyu munsi. Hanyuma rero tudatinze, reka dutangire ikiganiro cyacu twishyira imbere y'Imana kugira ngo ize kubana natwe, kandi ikiganiro cyacu kize kugira umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka tuguhe ikaze, utangire usenge Imana kugira ngo ibane natwe muri iki kiganiro. Ni karibu. Urakoze Christian. Reka n'ubundi nk'uko tubizi twubaha Imana dusenge. Turarikira abadukurikiranye ngo abambaye ingofero zitari iz'akazi bazikuramo, tukubaha Imana kuko ariyo kubahwa. Uwiteka Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, wabambwe rimwe ku musaraba i Gologota ku munsi wa gatatu ukazuka, ubu ukaba wicaye iburyo bwa Data wa twese uri mu ijuru. Izina ryawe Mukiza nirihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko umugambi wawe ari mwiza kuri twe. Tugushimiye ko wabanye natwe iminsi yose itambutse. Wagiye utwongerera iminsi yo kurama, wagiye utwereka ineza yawe, ndetse utugenera n'uyu munsi mwiza tugiye kuganira n'itorero wacunguye Mukiza. Turakwinginze ngo ubane natwe, umuntu wese aho ari hirya no hino mu moko ataramwe, mu matorero ataramwe, yumve iri jambo rigire aho rimukura n'aho rimugeza, kandi iki gikorwa kigira umumaro kugira ngo izina ryawe Mukiza rikomeze rihabwe icyubahiro. Mu izina rya Yesu Kristo no tubisenze twizeye, amen. Amen. Arakoze cyane Eric. Ngewe turi kuganira dusanzwe tuziranye. Hari izina basanzwe bamuziho, abamumenyereye izina ryitwa ngo mba nararabye. Mba nararabye koko, ngira ngo ni ijambo ry'Imana rivuga ngo mba nararabye iyo ntizera. Niko kure. Rero reka musabe atangire abanza tubwire muri make iryo zina rituruka kuki mba nararabye. Birumvikana ko hari ikintu kitari cyiza kiba cyarabaye ku buzima bwawe cyangwa se ku bugingo bwawe. Iyo
hataza kugira imbaraga ziza kubaho, kandi izo mbaraga nziza reka ntavuze byinshi utangire utuganirira wowe ubwawe. Ni karibu utubwire mu nshamake kugira ngo tubone kwinjira mu kiganiro neza. Utubwire iryo zina mba nararabye ryaturutse he muri makeya. Ni karibu. Harakoze mwene data Christian, nkuko abivuze, kuko dusanzwe tuziranye cyane, tumenyeranye mu murimo w'Imana, ariko by'umwihariko muri iki kiganiro nk'uko mubimbajije ngo ni iki gituma abantu benshi aho tugenda, aho duteranira, hari igihe banyita cyangwa bampamagara ngo mba nararabye. Hari impamvu ibitera, hari impamvu ibitera, kandi koko nk'uko abivuze, iri jambo ryaranyubatse, ryaramfashije cyane muri Bibiliya yanjye, Zaburi ya 27, Zaburi ya 27 ku murongo waho wa 13. Iyi ni Zaburi ya Dawudi, ndende cyane, ifite imirongo igeze kuri 14, kandi yose iramfasha, iranyubaka, irankomeza. Ariko iyo ngeze ku murongo wa 13 njya nsubizwa intege mu bugingo, kandi nasubiza amaso inyuma by'ukuri ngasanga si kubw'imbaraga, si kubw'amaboko, ahubwo ni kubw'imbaraga z'Imana zabanye nanjye. Imana y'amahoro nishimwe cyane. Uwo murongo wa 13 muri Zaburi ya 27 haravuga ngo mba nararabye iyo ntizera ko nzarebera kugira neza k'Uwiteka mu isi y'ababaho. Umurongo waho wa 14 ukavuga ngo tegereza Uwiteka, komera umutima wawe uhumure, ujye utegereza Uwiteka. Mu by'ukuri Christian, iryo jambo ryaranyubatse cyane ubwo nari ahantu inzira itagaragara, imbere n'inyuma ndeba nkabona ari imisozi itanyoroheye buryo n'ibumoso, ntawe mfite unyunganira mu buzima, ntawe ngisha inama. Mu gihe abantu benshi b'urungano bari gutandukira bakiyahuza ibiyobyabwenge babishakamo ubutabazi cyangwa kwiyibagiza ibihe bigoye, byari abantu twari turimo. Nagize umugisha ukomeye cyane, nerekera mu cyumba cy'amasengesho, ngana inzu y'Imana, nisunga Uwiteka, kuko numvaga uko byamera kose Uwiteka ari we mu ngeri ntacyo nzaba. Ngitangira gusenga Imana hirya no hino mu byumba by'amasengesho ahangaha i Kamembe, hari ububyutse, hari icyumba cy'amasengesho twakoreragamo umurimo w'Imana mu batero, hari icyumba cy'amasengesho twihereranagamo n'Imana mu kurumuri, hari icyumba cya Murangi, hari icyumba cya Kanoga, n'ahandi hirya no hino twagiye dushaka Imana. Ndiho nicaye nsenga Imana, inzira itagaragara, habaye mu kabwibwi, ngera kuri Zaburi ya 27, Zaburi ya Dawidi, iramfasha cyane. Sanga mu gihe byari bikomeye, mu gihe cy'intambara, Dawidi yagize kwizera, yumva azamuye ibyiringiro, atangira ku murongo wa 3 avuga ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye uzakomera. Naho intambara yambaho, no muri iyo nzakomera. Ndamanuka cyane, ngeze kuri uyu murongo wa 17, sanga kwizera kugira umumaro ukomeye cyane mu rugendo turimo rujya mu ijuru. Sanga kwizera kujya kurema ibitariho bikabaho. Ndafashwa cyane n'iyi Zaburi ku buryo niyo nicaye ndi njyenyine, hari ubwo nyigarukaho nkumva rwose iyo ntizera ahari ubumba ndi mayibobo, iyo ntizera harumba narasabitswe n'inzoga, kuko abantu benshi twakoranaga mu mirimo itandukanye baje kuba bikorera inzoga, abandi bahura n'ibibazo bitari bimwe, abandi itabi ryarabasabitse ubwenge,
ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwanjye, niyo mpamvu ntazatuza na rimwe guhamiriza abantu ko mba narapfuye, mba nararabye iyo ntizera Uwiteka. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ndumva ntanze ubusobanuro busa nkaho bujya kumvikana neza kuri iryo jambo, ariko kandi ntidutuje, turacyarigarukaho. Imana y'amahoro iraduhana umugisha. Imana ishimwe. Arakoze cyane. Ni murumva ko ni izina rihatse ibintu byinshi umuntu atabasha kuvuga mu kanya gatoya. Yagiye agerageza gusa n'ukomoza ariko mu buryo atinjiragamo cyane. Nizeye neza ko tuzakomeza kubana, kandi nkaba nijije abazabasha kudukurikira ko hari ibintu byinshi, amasomo menshi bazakura mu ijambo Imana yamushyize ku mutima, ndetse n'ubuhamya bwe. Mwumvishe ko ari umuntu ufite ubuhamya bukomeye bw'iby'Imana yagiye imukorera bitandukanye. Imana yagiye imunyuza muri byinshi, ndetse ari nayo nkomoko we avuga ngo mba nararabye, mba nararabye iyo ntizera kugirwa neza n'Imana. Ariko Imana yarabikoze, Imana yarabikoze. Murabona ko ni umugabo ushima Imana, ukeye, Imana ihaye kuyivugira mu gihe gisa n'iki ngiki. Rero tudatinze, tutavuze byinshi, umutumirwa dufite afite byinshi byo kutuganiriza ku ijambo ry'Imana. Reka tumuhereze umwanya, hanyuma tuganire ku ijambo ry'Imana Imana imushyize ku mutima, kugira ngo abadukurikiye babashe guhemburwa naryo. Yego, murakoze. Byo umuntu yavugira Imana ni byinshi, buhamya ni burebure cyane, ariko hari impamvu igituma mvuga Imana. Reka mbanze nyirahire muri makeya. Iyo tuvuga n'Imana ishobora byose, yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, ni Imana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Ni Imana umutima wanjye ujya unezererwa cyane, kuko narabyitegereje ndabireba nsanga ari Imana ishyira ikuzimu kandi igakurayo. Ni Imana igirema ibitariho bikabaho. Ni Imana igira urukundo ruhebuje, kuko ntabwo igira inzika muri kamere yayo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Imana yagiye inyereka mu buryo butari bumwe mu myaka y'ubusore bwanjye. Imana yagiye inyereka mu buryo butandukanye buhebuje cyane, maze kubaka urugo mu mwaka wa 2012. Imana igenda ibana nanjye nkuko nabibabwiye, hari aho ntageze. Mu busanzwe ndi umugabo, ndubatse, mfite umugore ndetse n'abana 4, bahungu 3 n'umukobwa 1. Bijya binezeza umutima wanjye, kuko ari Imana itarobanura ku butoni. Ni Imana itareba nk'uko abantu bareba. Abantu baritegereza bakavuga ngo ntukwiye kubaho, ariko Imana ikavuga ngo baho. Ni Imana ibasha guca inzira aho zidacika. Ni Imana itembesha imigezi mu butayu. Ni Imana ibasha guca inzira mu kidaturwa, abantu bagatambuka bemye, bagahamya gukomera kwayo n'imbaraga zayo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mu mihigo nahigiye Imana naravuze ngo nzayivugira, nzayirata, nyibwira abatayizi bamenye ko hariho Imana, bamenye ko mu ijuru hari Imana ishobora byose, bamenye ko mu ijuru hari Imana yo mu mujyi ndetse no mu cyaro, bamenye ko mu ijuru hari Imana igirengera imfubyi n'abapfakazi. Icyo numva ngishyize ku mutima wanjye, kandi mpora ngira ishyaka n'umwete wo kuba nakirahira Imana, kuko nayo yangiriye neza. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ni Imana ishobora kukureba nawe ubwawe utatanga ubusobanuro bw'aho uvuka, ariko ikaguha gakondo mu mujyi wa Kamembe, ikagutuza, ntacyo yitayeho, mu bifatika ntacyo umwana w'umuntu yari gushingiraho, ariko kuko ari ishobora byose, kuko ari yo kwizerwa,
kuko iyo ivuze biba, iyo ikinguye hatajya hagira ukinga, kandi yakinga ntihagire ukingura, ikabirema. Ubu ndatuye mu mujyi wa Kamembe, Imana y'amahoro ihabwe icyubahiro. Muri make rero, hamwe n'ibyo, reka umwanya wacu tuwushyire cyane mu ijambo ry'Imana rinyuzuye. Ni byinshi navugira Imana muri uyu mwanya, ariko nashatse kuganira n'abanteze amatwi, baba b'itorero, baba batarizera Kristo nk'umwami n'umukiza. Nzi yuko ingeri zose mwumva ibi biganiro. Nashatse ko tuganira ku ijambo rifite intego iri muri Zaburi ya 11, umurongo waho wa 3. Ni ijambo riri kunyubaka cyane, nkumva naribwiraho abandi. Ni ijambo ndi kumva nagufashisha kandi nanjye riri kumfasha. Uwo murongo wa 3 wa Zaburi ya 11 ni nk'ikibazo. Ravuga ngo niba imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Mwene data, nzi yuko hari uko ubyumva, hari uko ubitekereza, ndetse nanjye nkimara gusoma iri jambo ry'Imana muri iyi Zaburi ya 11 n'Izaburi ya Dawidi, naryibajijeho byinshi cyane. Vuga ngo koko imfatiro ko hari igihe zisenyuka, ibyo umuntu yiringiraga ko hari igihe bikurwaho, ibyo umuntu yari ahanze amaso ko hari igihe bita agaciro. Imfatiro zisenywe, umukiranutsi yakora iki? Reka rero twihuse, yari intego y'ijambo ry'Imana dusanze muri iyi Zaburi ya 11 ku murongo wa 3. Reka dusome amagambo y'Imana, ubundi tuyaganireho muri makeya mu mwanya dufite. Ubundi mu by'ukuri umukiranutsi w'Imana agomba kuba afite umurongo, agomba kuba afite icyizere cy'ubuzima, kuko Imana twizeye ni Imana ishobora byose, ni Imana itagikoze isoni, Imana y'amahoro ishimwe cyane. Niyo mpamvu nashimye ko twakifashisha ijambo ry'Imana mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, igice cyaho cya 17, umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8. Reka dusome mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ku murongo wa 7 haravuze ngo, hahirwa umuntu wizera Uwiteka akamubera ibyiringiro, kuko azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, gishorera imizi mu mugezi, ntikitinya amapfa nacana, ahubwo ikibabi cyacyo kizahorana itoto, ntikizita ku mwaka wacanyemo amapfa, kandi ntikizareka kwera imbuto zacyo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Iri jambo riri muri ubu buhanuzi bwa Yeremiya ryaranejeje cyane, rifasha umutima wanjye. Ariko kugira ngo umwanya wo gusoma tumere nk'abawuviriye inyuma rimwe, reka turebe n'irindi jambo riri mu Byahishuwe, igice cyaho cya 21, igitabo cy'Ibyahishuwe 21. Turasoma duhereye ku murongo waho wa mbere. Tugere ku murongo wa 6. Titre y'iri jambo iratubwira ngo, iby'ijuru rishya n'isi nshya. Mbona ijuru rishya n'isi nshya, kuko ijuru rya mbere n'isi ya mbere byari byashize, n'inyanja yari itakiriho. Mbona ururembo rwera Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru
ku Mana rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Izabahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi, kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho ukundi, kuko ibya mbere bishize. Murongo wa 5, iyicara kuri ya ntebe iravuga iti, dore byose ndabihindura bishya, kandi iti, andika kuko ayo magambo ari ayo kwizerwa n'ay'ukuri. Kandi iti, birarangiye, ni jye Alufa na Omega, itangiriro n'iherezo. Ufite inyota nzamuhera ubuntu kunywa ku isoko y'amazi y'ubugingo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Wambaza uti, ese aya magambo urayahuza gute cyangwa uyahuje gute n'intego watangiye utubwira ivuga ngo hahirwa, intego natangije ivuga ngo imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Mu by'ukuri mukristo mwene data cyangwa we muntu wese uduteze amatwi, ari ikintu gifatika mbona mu gihe imfatiro zisenywe, mu gihe mbona by'abantu bahangaho amaso bidafite agaciro. Umukiranutsi w'Imana abeshwaho no kwizera. Uretse no mu gihe umuntu avuga ngo urufatiro nari mpanzeho amaso rurasenywe, umugenzi cyangwa umukiranutsi w'Imana agomba kuba afite kwizera. Kwizera kutavanga, kwizera gufite ubugingo, kuko kwizera nasanze ari intwari ikomeye cyane umugenzi abasha kwitwaza mu bunyerezi agashyika aho ajya ataguye. Kwizera nasanze kujya kurema ibitariho bikabaho. Kwizera ariko impamvu iri jambo narigarutseho cyane, nkumva ngize umugisha wo kubona uburyo bwo kuganira n'abantu b'Imana, ntabura kugaruka kuri iri jambo ngo ndiganirizeho abagenzi, ndiganirizeho wowe aho uri hose utwumva. Nuko nitegereje nsanga mw'ino minsi hariho uburyo butandukanye imfatiro ziri gusenywa, imfatiro ziri kuvaho, ibyo abantu bari biringiye bigata agaciro. Kandi ntabwo ari ubu gusa, na kera na kare isi irahinduka. Mu yandi magambo, isi irikaraga. Uyu munota ubasha kuba wari uraha uri kuri nivo runaka, ejo ukaba wamanutse utakiri kuri iyo nivo. Uyu munota ushobora kuba wari uri muzima uri kugenda n'amaguru yawe yombi. Biroroshye cyane ko nyuma y'aya masaha waba utagifite ayo maguru yombi. Ushobora kuba urufatiro runaka waruhanzeho amaso ari diplome yawe, kandi koko irahari, warize urarangiza ndetse ubona lisanse cyangwa na doctora. Ushobora kuba wari ufite moto yawe uri kumotara, urufatiro rwari moto ariyo wabonaga ari bwo buzima bwawe. Ushobora kuba wari ufite iduka, byiringiro byawe biri kuri iryo duka, uvuga ngo sinzakena ndacuruza, ntabwo inzara izarya ndacuruza. Ariko birashoboka ko mu isi imfatiro zisenywa. Birashoboka ko mu isi ibyo umuntu ahangaho amaso bijya bita agaciro.
ndangije nitegereje iri jambo ndihuza n'iri riri muri Yeremiya rivuga ngo hahirwa umuntu wizera Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro, ngo kuko uwo nguwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, icyo giti kijya gishorera umuzi wacyo mu mazi, icyo giti ngo ntabwo kijya gitinya umwaka wacanyemo amapfa, icyo giti ntabwo kijya gitinya ko ibiciro byazamutse ku isoko, icyo giti ntabwo kijya gikangwa n'uko kawunga yabuze ku isoko, icyo giti ntabwo kijya gikangwa n'uko ifarini yahenze ku isoko, icyo giti ntabwo kijya gikangwa n'uko abanywaga isukari ibiciro byazamutse, ngo kuko umuzi wacyo bashoreye mu mazi, ngo ntabwo kijya gitinya umwaka wacanyemo amapfa. Sanga ikintu cyose mw'uru rugendo, ikintu cyose mw'ubu buzima, igihatsi ibindi ni ukwizera Uwiteka, kandi Uwiteka akakubera ibyiringiro. Ugeze aho ngaho ushobora kumbaza ngo ibyo byiringiro bishatse kuvuga iki? Nasomye ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abaheburayo mu gice cya 11, sangamo ijambo rivuga ngo kwizera ni ukumenya ibyiringirwa ariko udashidikanya ko bitazaba. Uko niko kwizera gukwiye abitorero, uko niko kwizera gukwiye abagenzi, uko niko kwizera gukwiye abagabo bubatse ingo, uko niko kwizera gukwiye ababyeyi, uko niko kwizera gukwiye urubyiruko rw'abahungu n'abakobwa, uko niko kwizera gukwiye abafite ababyeyi n'abatabafite, uko niko kwizera gukwiye abari kumwe n'abatware babo n'ababatware bataye, uko niko kwizera gukwiye abashatse n'abagumiwe, uko niko kwizera udashidikanya, ukizera ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Naritegereje cyane, ngenda ntega amatwi ibiganiro bya hato na hato, rimwe na rimwe ugasanga bitorero abantu bakora umurimo w'Imana, abaririmbyi cyangwa se abanyamasengesho, ndetse ukaba wasangamo n'abandi bakora imirimo itandukanye, bavuga ngo ntabwo byoroshye, ngo ese ubwo ninde uzajya mu ijuru? Ariko nimba twemera ko ijuru ririho, nimba twemera ko Kristo yavuye mu ijuru akaza mu isi kugira ngo turonke ubugingo, ni iki kikubuza kuzarigeramo? Ni iki kikubuza kuzahindurwa mushya? Ni iki kikubuza kuzabana na Kristo mu gitaramo cyiteguriwe abera? Dukwiye kugira kwizera gufite ubugingo, dukwiye kugira kwizera ibyiringirwa tudashidikanya ko abera tuzataha, dukwiye kugira ibyiringirwa tudashidikanya yuko intambara za hato na hato turwana zizashyirwaho iherezo. Garutse ku ijambo twasomye mu Byahishuwe igice cya 21, murongo waho wa mbere kugera kuri 6, ryaranejeje cyane. Iki gitabo cy'Ibyahishuwe, igitabo cyanditswe na Yohana, wambaza ngo ni iki cyagufashije muri iki gitabo? Nararisomye ndanezerwa cyane, nsanga burya n'umuntu abantu banze, sanga n'umuntu abantu bataye ku gasi, sanga n'umuntu imiryango yatereranye, sanga n'umuntu isi yanze, abasha kugira iyerekwa, abasha kugira kwizera, abasha gukomera, abasha kwambara imbaraga. Imana yavuga akamenya ko ari isumba byose ivuga, Imana yakora akamenya ko ari yikoze. Imana, uyu mugabo Yohana yanditse iki gitabo ari ku kirwa cy'Ipatimo. Yohana Ipatimo ntabwo yari agiye gusura iki kirwa,
ntabwo yari ari mu gihe cy'ubukerarugendo. Yohana ntabwo yari agiye kureba ibyiza biri ku iki kirwa, ntabyo. Iki kirwa cyajugunywagaho ibivume, iki kirwa cyajyanwagaho abatereranywe. Bagerageza mu gihe bari kurwanya abamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, mu gihe abayuda bari bahagurukiye abizera, bagerageza kwica Yohana birananirana. Barangije baramufata, baragenda bamuta ku kirwa cy'Ipatimo, bavuga utaha ntarokoka, inyamaswa ziramurya. Ku icyo kirwa nta wahingaga ngo azabone ibyo kurya, ahari nizitamurya inzara izahamwicira. Ku icyo kirwa nta soko y'amazi yari ihari, avuga ngo ahari umwuma uzahamutsinda. Ngo ariko Yohana ari kuri icyo kirwa agiye kubonabona Imana. Haleluya. Iri jambo twasomye urikurikirana neza, ni mu Byahishuwe 21, aho uri wongera urisome uryuzeho. Yohana ari ku rugamba, Yohana ari mu bibazo bitari bimwe. Ahari abo mu muryango we hari abatizeraga, bari bavuze ngo reka wumve, twarakubwiye wanga kumva. Ahari hari abavugaga ngo waretse wakihakanya iryo zina ukabona amahoro. Ariko Yohana aravuga ngo sinteze, uwo mvuga ni Kristo umwana w'Imana, naramwiboneye, twarabanye, twaganiriye nawe, twagendanye nawe, ni uwo kwizerwa, ntabwo nzamuvaho. Yohana agumana guhamya. Bamugejeje no kwikikirwa, yumvaga afite kwizera gufite ubugingo, yumvaga afite ibyiringiro bibasha kurema ubuzima. Ariko ageze kuri iki gice cya 11 aravuga ngo mbona ijuru rishya. Yohana arabona, agiye kubonabona. Yohana agira iyerekwa, Yohana anezezwa nuko abonye Imana. Umwe wari warajugunywe, umwe wari warajugunywe, umwe wari watawe ku kirwa, umwe wari agiye gupfa. Ntiyicwa n'irungwa, bumva ijuru rimuganiriza. Ntiyicwa no kwiheba. Aba mu gitaramo, abari ahitwaga ko hafatika batari kubona, ngo Yohana agiye kubona. Nyumve neza mwene data Kristiya, ndetse nawe mwene data mugabo, nawe mubyeyi, imiryango itereranye, nawe muhungu mukobwa uri kureba ukabona ntawe ukugirira imbabazi, utega amatwi wumvira ijambo rikubake. Uyu Yohana wari utereranywe, uyu Yohana wari utawe kure n'iminsi, agiye kubonabona kandi abona ibintu bidasanzwe. Yohana abona ijuru rishya, ntibyarangiriraho. Yohana abona isi nshya. Yohana akiri kwibaza ngo ibi ni ibiki, bigenze gute, bimeze gute, ngo ahita asobanukirwa ko ibya mbere byari bikuweho. Ahita asobanukirwa ko ijuru ryari ribuditse, urubura rikuweho. Ahita asobanukirwa yuko isi irimo ubwicanyi kuweho, isi irimo guhangayika ishyizweho iherezo. Agira iyerekwa, yumva aranezerewe mu mutima we, yumva agize amatsiko yo gusatira aho Imana iri, yumva agize noneho gusenga, afite kwizera gufatika, avuga uti burya no mu bibazo umuntu ajya abasha gusurwa n'Imana. Mwene data komera, mwene data mbara imbaraga, mwene data komera ku gihome, urinde inzira zawe, ukenyere ukomeze. Imana ntabwo igireka abayizera. Niyo watabwa ku kirwa, niyo watabwaho abantu batarora, niyo abaturanyi bakureka, niyo ntawo kukugirira imbabazi wabona musigaranye, mu ijuru hariho Imana. Mu ijuru hariho Imana ibereye maso abayitegereza bose.
imfatiro zari zisenywe, kuko kuri iki kirwa Yohana nta se yari akiri kubona, kuri iki kirwa nta muvandimwe yari ari kubona. Imfatiro zari zisenywe, imirimo runaka Yohana yakoreraga iwabo nta yari ikiriho, yari yatawe ku kirwa. Ariko kuko yizeye Imana, kandi umuntu ufite kwizera Uwiteka akajya ibyiringiro, ntabwo ajya atinya umwaka wacanyemo amapfa. Kirazira, ntabwo ajya akangwa n'ibikomeye, ntajya akangwa n'iterabwoba rya Satani n'abadayimoni. No mu biteye ubwoba arakomera, no mu biteye ubwoba agira ihumure. Niyo kabaye ntavuga ngo ye baba we biracitse, ahubwo ahumuriza abandi, akababwira Imana iriho. Imana yaremye ijuru n'isi, yahanitse ikirere ikadendeza inyanja, yayindi ibasha gutembesha imigezi mu butayu, yayindi igica inzira mu kidaturwa, ahatari hari ibyiringiro umuntu akabona gutabarwa. Imana y'amahoro nishimwe cyane. Ese witegereje urareba ukabona Yohana imfatiro zitari zisenywe? Urareba ukabona Yohana atarahuye n'amage, ariko agiye kubona Imana itagitererana abayo, abona Imana itagireka abayizera, ngo abona ijuru rishya, abona n'isi nshya, agira amatsiko ngo ariko agiye kumva ngo kuko n'isi nshya iya mbere yari itariho, ngo mbona ururembo rwera Siyoni, mbona ururembo Yerusalemu nshya rumanuka ruva mu ijuru ku Mana, rwiteguwe nk'uko umugeni arimbishirizwa umugabo we. Abona ururembo rwera Yerusalemu ngo rumanuka ruva mu ijuru, arubona n'ubwiza budasanzwe, ngo kandi rwari rurimbishijwe cyane, ngo ni nk'uko Christian ndabizi uri umujene Mariye ushingiwe vuba aha ngaha, uko umugeni arimbishirizwa umugabo we nawe urabizi, uko umugeni arimbishirizwa kugira ngo abaje kumureba basanga ari wa wundi, ariko babona adasanzwe, afite ubwiza budasanzwe. Ngo niko urwo rurembo rushya Yerusalemu rwari rumeze, ni ku isi abera duteguriwe hirya aha ngaha imeze, ni ku isi ab'itorero babaye mu birindiro neza bateguriwe. Ngo Yohana agira umunezero, Yohana abasha kuvuga ngo ibi bizaba ryari, Yohana abasha kuririmba ngo cyamukaza udatinze. Yohana ntiyabagiterwa ubwoba nuko inyamaswa zamurya, Yohana ntiyabagiterwa ubwoba nuko ubuzima arimo bwashyirwaho iherezo. Haravuga ngo ubundi uzaza ryari mucunguzi, ubundi ibi ngibi biri ryari. Haleluya. Ku murongo wa 3 haravuga ngo nimva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu, kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo, ibe Imana yabo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Mugenzi, ni iki gitumye utakaza ibyiringiro? Ni iki gitumye uva mu kwizera? Ese imyaka runaka ugize wa mukobwa we, ni iki gitumye utizera ko iyakuremye igufiteho umugambi mwiza, ukaba uri kumva iyavuganye nawe ko izagukorera ubukwe, ukaba uri kumva noneho ubonye naho wishingira wakishingira? Mwene data musore, banze ku rubyiruko cyane, ni iki gitumye muri gufata imyanzuro itari myiza? Urufatiro rw'ababyeyi koko rukuweho, warebaga bakuru bawe ukumva ari bo bazagukorera ubukwe, none urwo rufatiro rushyizweho iherezo. Warebaga so na nyoko ukabona ari bo bazagukorera ubukwe, ahari kuko papa wawe afite ubuzima runaka cyangwa afite akazi runaka akora kamuha umushahara.
nirwo rufatiro mwarimu hanzeho amaso, ariko rushyizweho iherezo. Urwo rufatiro rukuweho ubaye imfubyi izina utigeze kwitwa ukundi. Urwo rufatiro rukuweho uwo wahangaga amaso nta gihari. Urwo rufatiro rukuweho amashuri wize wumvaga ari bwo buzima, diplome yawe ihuye n'amagi igize ibibazo. Tujya tubibona hatitawe ku myaka wize. Mu gihe runaka wabuye n'ingorane zituma ugera hakurya hariya Icyangugu cyangwa se Mageragere ndetse n'ahandi bafungira, waba umazemo amezi 6 iyo diplome ikaba itagifite agaciro. Urufatiro rukaba rurasenywe, rukaba rukuweho. Ariko nk'umukiranutsi ntukwiye gutakaza ibyiringiro. Hari Imana ibereye maso abayitegereza bose. Ngo kandi uyu murongo wa 3 watubwiye ngo numva ijwi rirenga rivuye kuri ya ntebe rivuga riti, dore ihema ry'Imana riri hamwe n'abantu kandi izaturana nabo, nabo bazaba abantu bayo, kandi Imana ubwayo izabana nabo iba Imana yabo. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ubundi ari papa wawe wahangaga amaso n'Imana yamuremye, uri kumva igifite imbaraga ari ikihe? Ese ari ayo mangazini wari urambirijeho n'Imana yagukujije ikaba yaguhaye? Urwo rufatiro nimba rusenywe, uri kumva igikomeye ni ikihe? Imana iriho kandi irakora, niyo kwizerwa. Guma mu birindiro. Nasomye ijambo ry'Imana muri Nahumu. Ijambo rirambwira ngo uvunagura azamukiye imbere yawe, ngo rinda inzira zawe, komera ku gihome, kenyera ukomeze. Haleluya. Ngo kuko Imana ije kugutabara. Ntabwo ari uvunagura mu rwego rwo kuvuga ngo aravuna amavi cyangwa arakwangiza cyaragira uta. Ni umuvunyi aje kukuvuna, aje kugutabara, aje kukurengera. Imana iri mu ruhande rwacu mubisha ntawe. Nubwo ibyiringirwa byo mu isi byashyizweho iherezo, nubwo urufatiro runaka wahangaga amaso rushyizweho iherezo, ariko Yobu yarambwiye cyane ngo haracyariho ibyiringiro. Yobu igice cya 14 usome ku murongo wa 7, haravuga ngo erega haracyariho ibyiringiro yuko igiti gitemwe, yuko igiti cyatemwe kijya cyongera kigashibuka. Ngo niyo cyaba mu mukungugu umuzi wacu upfa kumva amazi. Zamura kwizera kwawe, uhanga amaso ku Uwiteka. Zamura kwizera kwawe, ugume mu birindiro. Zamura kwizera kwawe mu murimo ukorana umwete. Zamura kwizera kwawe wa muririmbiwe, ureke kwica umurimo uvuga ngo iyi minsi sinayibona ndajya gushakisha, repetition zirarambiranye. Guma mu birindiro. Zamura kwizera kwawe, ureke kuvuga ngo ibiciro byazamutse, umunsi wajya gusengaho nutajya gukora urapfa. Hoya, ntacyuba mu ijuru hariho Imana. Zamura kwizera kwawe, we wahangaga amaso ku bintu runaka bimeze nk'imfatiro, ahari none zikaba zisenywe. Jambo ryatubwiye ngo hahirwa uwizera Uwiteka, Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Ngo kuko uwo muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Haleluya. Iki giti cyatewe hafi y'umugezi gifite amahirwe kuko umuzi wacyo ujya ushorera mu mazi. Ngo kandi icyo giti ntabwo kijya gitinya umwaka wacanyemo amapfa. Mana y'amahoro nishimwe cyane. Hahirwa umuntu
wavuganye n'Imana kumva ijwi ryayo, n'uyu munota akaba agitegereje Imana, kuko ijambo ryarambwiye ngo hahirwa uwizera ko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora, kandi akabitegereza yihanganye, kandi akabitegereza yizeye. Nongera gusoma ijambo ry'Imana hatitawe ku ntambara runaka mu gitabo cy'umuhanuzi Danieli, mu gitabo cya Danieli plutôt igice cya 11, somye ku murongo wa 32, usome cyane ugarukeho wongera uwuzeho. Jambo ryarambwiye ngo abaca mu isezerano azabohesha kubashyeshyenga, ariko abazi Imana yabo, abantu bazi Imana yabo, irya yabanye natwe, irya yadutabaye, irya yaturokoye cya gihe nta mwana w'umuntu wo kutugirira ibambe, irya yaduhaye agaciro ntako twari dufite, irya yatugaruriye agaciro mu miryango bari badutereranye, ngo abantu bazi Imana yabo, haleluya, ngo bazakomera, kandi nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Mwene data uteze amatwi, iri jambo tuganiriye nonaha twarisobanuye nubwo ari mu buryo bugiye bukomozaho kuri gake gake, ariko ndateganya ndashidikanya ko ryumvikana, kandi icyifuzo cyanjye nuko ryagira aho rikuvana n'aho rikugeza uyu munsi. We wihebye, wowe utakaje ibyiringiro, nimba uzi Imana yawe, iki ntabwo ari cyo gihe cyo kuvuza induru, ntabwo iki ari cyo gihe cyo kumva ko birangiye, ahubwo ni igihe cyo gukomera, ni igihe cyo gukora iby'ubutwari, ni igihe cyo kwishima aho abandi bari guhekenyera amenyo, ni igihe cyo kwishima aho abandi bakomye akaruru. Muri ino minsi hariho ibintu bitoroshye, hari utuntu twa hato na hato nagiye mbona kuri YouTube no ku zindi channel, ukabona abagabo batangiye kwiga umuco bari kugerera abagore amavuta, ukarora bari kugera isukari, ukarora intambara ziri kuvuka mu ngo ngo kabaye byacitse. Hoya, ntabwo ari cyo kidukwiye. No ku munsi mubi tubasha gukomera kandi tugakora iby'ubutwari, kuko tuzi Imana, kandi iyo dufitiye icyizere ni Imana igiremo ibitariho bikabaho. Nimba ijuru riguhaye iyo sukari, yisangira n'abo mu rugo mwishimye, ureke kwiga ingeso mbi. Nimba iguhaye uwo muceri, reka kuvuga ngo uratanga agakombe ngo ibintu byacitse, wikiga ingeso mbi zibuze kwizera. Iyo uguhaye none, ejo nurangira izakuremera ibitariho bibeho, izaguha undi. Wibona usigaranye ipantaro imwe ngo utangire ucuike mu rusengero ngo bari kumvuga menshi ngo iyi pantaro yabaye nk'irangamuntu. Ese ubundi bitabayeho wazabona uhamye iki? Ejo ikugiriye neza wazavuga iki? Kuri guhura n'ibibazo bya hato na hato rimwe ukajya gusenga, waba urwaje mu kanya bakakoshya ukajya mu bapfumu ugatakaza kwizera, ubwo ejo habonetseho gutabarwa uzamenya ushima, uzamenya uhamya, uzahamya umupfumu, uzahamya Imana, ubundi uzahamya ko ari indi ugukirije. Ntabwo bikwiye kuvanga ibintu, ntabwo bikwiye kuva mu birindiro kubera iminsi n'ibihe, ntabwo bikwiye kureka umurimo kuko imfatiro zasenywe, ntabwo bikwiye kurira, kandi haracyariho ibyiringiro, haracyariho ibyiringiro. Inama nakugira ni yo kwegera Imana cyane. Imana nakugira, inama nakugira niyo kwizera Uwiteka, Uwiteka akakubera ibyiringiro. Inama nakugira
niyo gukoresha impano yawe nk'uko wayihaye. Muri Ezira niho hari ijambo rivuga ngo, Ezira avuga ngo bageze ku kagezi ahava abategekera kwiyiriza ubusa binginga Imana. Ezira aravuga ngo kuko nagize isoni zo kujya gusaba umwami ingabo. Ezira yari yahamije Imana ibwami. Ezira yari yavuze Imana ya Isirayeli, Imana itabara, nk'iyo twavuze mu makorari, nk'iyo twavuze mu ivugabutumwa, nk'iyo twavuze mu masengesho, nk'iyo twavuze cya gihe yaduhaye ku byo kurya, nk'iyo twavuze cya gihe yatwambitse. Ntabwo rero bikwiye ko mu gihe tugeze mu bikomeye ariho dusebya Imana. Guma mu birindiro, ugumye guhamya Imana. Ubwashize hano iwacu i Beteli hari amasengesho yo kuyoboza Imana inzira. Munsi wo kuwa gatanu umugabo wuguruye iteraniro avuga ijambo riranezeza cyane, rivuga ngo niba ibwami ari bo badutunze, ntabwo bikwiye ko dutuma habyibwaho n'igitutsi, ngo ntabwo bikwiye ko dutuma ibwami hatukwa, hasuzugurwa. Yewe mukristo, hanga amaso ku Uwiteka. We musore wamenye Imana, gumana ukwizera yavuganye nawe, iracyari yo kwizerwa, izabikora ku mugaragaro izuba riva. Yewe mukobwa wamenye Imana, witakaza ibyiringiro, ni wizera Imana. Uwiteka niwe mungeri. Dawidi yarabihamije cyane muri Zaburi ya 23, aravuga ngo Uwiteka niwe mungeri, sinzakena. Niki kiguteye ubwoba? Hanga amaso ku Uwiteka kandi ugumane kwizera. Iyo twizeye ntigihinduka. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Ndakwinginga aho uri hirya no hino, senga Imana mu buryo bukurikira. Ndagira ngo wowe wahuye n'ingorane ugatakaza ibyiringiro, ahuye n'ibiteye ubwoba kandi koko mu by'ukuri muri ino minsi biriho, ahari rimwe na rimwe ugira kwiheba no kwiganyira, ndetse ugeraho n'aho wumva watuka Imana, ariko ntabwo ari cyo cyari gikwiye. Ndakwinginga aho duteze amatwi uzamura ikiganza cyawe cy'iburyo, aho uwo wumva wacogoreye mu rugendo, aho wumva watakaje ibyiringiro, zamura ikiganza cyawe cy'iburyo. Twinginga Imana yongere ikubabarire. Uwiteka kugarukeho, no mu ibyo bibazo wongere ugire iyerekwa n'ihishurirwa. Mere nka Yohana, sobanukirwa aho tujya, usobanukirwe iby'ijuru rishya n'isi nshya, usobanukirwe ururembo Yerusalemu rw'abera duteguriwe hirya aha, usobanukirwe igitaramo tuzabamo turamya Umukiza. Amaraso ya Kristo yongera kubeho nk'ikimenyetso. Nitumara kugusengeraho zamuye ikiganza cy'iburyo, turafataniriza hamwe n'abateze ugutwi n'abo wateze amatwi iri jambo ry'Imana. Twinginga Uwiteka ngo Uwiteka twongerere kwizera, ariko kandi no muri rusange dusengera ibibazo n'ibyifuzo bya hato na hato. Nibyo koko byaruhanzeho amaso nk'imfatiro zarasenywe, ariko Uwiteka ubasha kugira icyo arema akagikora akagikomeza. Nawe akuremera ibyishimo, nawe akuremera umunezero. Imana y'amahoro iduhana umugisha. Amen. Yego, urakoze we wazamuye ikiganza. Reka tubanze dusenga Imana tuvuga ngo Uwiteka tugirire ibambe, wongere utugarukeho. Nubwo twatandukiriye tukajya kure y'ubushake bw'Imana ndetse n'ubwiza bwawe, wongere utugarukeho. Senge muri make muri ayo magambo, nanjye ngiye gusenga. Uwiteka Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo,
aya masaha n'uyu munota tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe Mana. Rukundo rwawe ruhebuje isi, urukundo rwawe ruhebuje ibiriho byose, urukundo rwawe rwavuye mu ijuru ngo ndetse n'ikuzimu rugerayo, urukundo rwawe rwatumye utatureka ngo udutererane, ukoranye inama mu ijuru uravuga ngo ninde natuma mu isi kugira ngo acungurire umuntu. Mu buzima habura n'umwe, mu bakuru habura n'umwe, mu bakerubi n'abaserafi habura n'umwe, ariko Kristo ari uburyo bw'Imana, mwana w'intama w'Imana wemera kuza mu isi kugira ngo abanyabyaha tubabarirwe. Warakoze cyane, na n'ubu uracyariho kandi uracyakora, ariko wakoze umurimo uhambaye ku musaraba i Golgota wo gucungura umwana w'umuntu, wo kumena amaraso avanze n'amazi yoza ibyaha. Niyo mpamvu tukwinginze ngo uyu mugabo uzamuye ikiganza mubabarire ku bw'ayo maraso, uyu mubyeyi uzamuye ikiganza mubabarire ku bwayo, uyu musore uyu mukobwa mugirira ubuntu n'ibambe. Yaratandukiriye koko kuko yarabuze kwizera, ariko mushyireho amaraso yawe Kristo nk'ikimenyetso. Ijuru ryongere rimwemere, ijuru ryongere rimugirire ubuntu n'ibambe. Icyubahiro n'ikibi cyawe, kuko imbabazi zawe zihoraho iteka, mu izina rya Yesu. Tugiye gusengana nawe ufite icyifuzo, ariko ikintu cya mbere dukeneye muri uru rugendo ni ukugira kwizera gufite ubugingo, ni ukuzamura kwizera mu byo usengera byose. Urusheho kwinginga Imana, urusheho kwinginga Imana ikongerere kwizera, kuko ijambo ry'Imana muri Danieli ryatubwiye ngo abaca mu isezerano ntabwo ari ba bandi batamenye Imana, ni abamenye Imana, ni abari bafite amasezerano, ni abavuganye nayo ngo izabohesha kubashyeshyenga. Ariko abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Wongera uzamure kwizera kandi umenye yabanye nawe cyagiye. Tugiye kwinginga Imana. Uwiteka Mana yo mu ijuru, Yobu 42 uhereye ku murongo wa mbere arahamya aravuga ngo nzi ko ushobora byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Turabizi umugambi wawe ni mwiza kuri twe, umugambi wawe ni mwiza kuri uyu mugabo, umugambi wawe ni mwiza kuri uyu mugore, umugambi wawe ni mwiza kuri uyu mukobwa, umugambi wawe ni mwiza kuri uyu musore, umugambi wawe ni mwiza kubategereje Imana, abari mu Rwanda n'abari mu mahanga, abari kure no hafi, abari mu bibazo bitari bimwe. Umugambi wawe ni mwiza kubategereza Imana, kandi n'ukuri uracyari ya Mana ishobora byose. Tabara uyu mugabo, tabara uyu mugore, tabara uyu musore, tabara uyu mukobwa. N'ukuri harareba akabona inzira itagaragara, harareba akabona habaye mu kabwibwi, harareba akabona bumwiriyeho. Nta bundi buhungiro, nta wundi mutabazi, ni wowe gusa. Mwereke ikimenyetso cy'ibyiza, mwereke kugirirwa neza n'Imana. Ukuboko kwiza kwisumba byose kuganze kuri we. Muremere kandi umuremere. Imihigo duhiga ni myinshi, ariko aka kanya bakwemereye ko batazava imbere yawe, bakwemereye ko batazatukisha izina ryawe, bakwemereye ko bazaguhamya kure no hafi. Rero zamura ibendera yo kunesha. Kiruta ibindi muri ibi byose utwongerere kwizera.
wongere kwizera ku baririmbyi, wongere kwizera mu badiyakoni, wongere kwizera mu bitorero muri rusange, wongere kwizera kuri uyu muntu wacogojwe n'iminsi n'ibihe, wongere kwizera kuri uyu muntu wari ucogoye, twongerere kwizera. Neza y'Imana niganza bategereje umwami, mu izina rya Yesu Kristo urakoze. Amen. Imana ishimwe cyane. Ndumva mfashijwe, ndumva ijambo ry'Imana yongeye gukora ku mutima wanjye. Reka nshimire buri wese wabashije kudukurikira, reka nshimire umuntu wese wabanye natwe kuva iki kiganiro gitangira kugera gisoje. Kandi mureke nimba hari cyagufashije udusangize icyo cyangwa se utubwire muri komenti. Hanyuma Eric hashobora kuba hari abari kwibaza uburyo bashobora kumubona, bashaka kumuvugisha, bashaka kuganira mu bundi buryo bujyanye n'ijambo ry'Imana. Ngira ngo yatubwira nimero ye ya telefone akoresha kugira ngo hari umuntu ushaka kuvugana nawe mu bundi buryo yamuvugisha, ndetse turaza kuyishyira muri description y'iyi video ndetse no muri comment turayipininga hejuru kugira ngo ukeneye gusengerwa, ukeneye kugirwa indi nama mu bundi buryo abashe kumuvugisha. Ni karibu natubwire nimero ye akoresha ya telefone akoresha buri munsi. Sawa, murakoze. Nimero yanjye MTN ni 0783 43 76 68. Iyo niyo nimero yanjye ya MTN. Sinzi nimba wenda natanga na Airtel. Nta kibazo. 07 icyenda ni 09 icyenda 22 16 42 51. Ndibwira hari zitarenga. Iyo ni Airtel yo muri Kongo. Ushobora kuba uri kutwumva uri muri Kongo, ariko uri no mu Rwanda ushobora gushyiraho 240 guteranya 243 ukatuvugisha kuri iyo nimero ya Airtel. Ariko nyirizina wenda iyo nuko hari igihe rimwe na rimwe mba ndi hakurya muri Kongo, ariko ihora ku murongo MTN nayivuze. Murakoze, Uwiteka Imana iduhana umugisha. Reka tubashimire cyane Eric kubwo kwemera ubutumire bwacu. Reka tuvuge ngo Imana ibahe umugisha, kandi twizeye ko no butaha, kuko hari byinshi twumvishe mushobora gusangiza abantu kandi bigafasha imitima yabo. Nizera ko bitagarukiye hano. Nuko murakoze. Uwiteka Imana iduhana umugisha. Kandi natwe twahize gukorera Imana rwose turahari, nta kibazo. Igihe cyose tuzakenerwa tuzaboneka. Uwiteka Imana iduhana umugisha. Murakoze cyane. Ngira ngo mwakurikiranaga ikiganiro kuri Revick TV. Nongera kubakangurira kugira ngo umuntu utarakora subscribe adukurikiye abikora uyu munsi, hanyuma akoreshe ku biganiro byacu kugira ngo muzajye murushaho kugenda mudukurikira. Turabararikira ibiganiro byinshi byiza birimo inyigisho nyinshi zitandukanye hano kuri Revick TV. Rero reka tubasezeraho uyu munsi, hanyuma tubararikire kuzakurikira ibindi biganiro byacu by'ubutaha. Amahoro y'Imana abane namwe. Murakoze. Amen.